yacu cyangwa se ukuntu twebwe tumeze turi abantu bamubwiraga ngo ariko azaririmba iki azakora King James ntabwo atekereza icyo ntabwo atekereza King James nakuze abantu bamubwiye ngo nta ndirimbo nshasha afite Venke ntabwo kabura cyane ko King James icyo nakongeraho Venke nazugira ngo nabyo umuntu afite ikibazo mwese ko ari benshi babifite abantu bafite ikibazo ngaririmba iki kuri James ngo nta ndirimbo nshasha aka kanyibutsa ikintu cyitwa ko kigaragaza ko atajyana n'ibihinda byose urabona hari abahanzi bagiye bavuga bati nahereye muri Zuka ariko hagezweho Afrobeat cyangwa se Afro Niger reka nanjye nkora ko karirimbo King James usanga ntago ajyanwa n'ibyo ngo hagezweho ibi reka bari byo nkora iyo nayo nindi karite kuri King James no muntu wagumanye n'abantu uko bari kuko uzasanga hari abanza avuga ati okay nari umuhanzi witwa Venker ariko Jima nkomya karirimbo kari muri iyi beat muri drill n'urugero reka nanjye mpite nyijyamo kandi suko byamunanira ingero zirahari ayarya nayange ari kumwe na ba Bulldog akubita itanga ishaka na Fireman akubite umugati na Mico the Best usanga injyana zose arazijyamo zabizibyinitse za rumba ariyo rero no kuvuga ngo abikora yabiteguye ntago abikoreshwa na pressure ya Adams ya Venker cyangwa ya Jim aho sawa cyane ko nubwo ngo ukoremo kuvuga gutyo iyo sound iyo yagumanye nayo ku buryo abantu bamaranye nayo imyaka 20 bagiyeyo bazi King James bazi ko ntabwo ari ugusohoka bisanzwe ni event bagiyemo nkuko ushobora kuvuga ngo kino kintu ni nk'ubukwe kandi ntabwo buzongera kuba ariko bazi wo bagiye kureba mu bandi bahanzi banyuze kuri stage yahamagaye Dynano bari ndirimbo twijanisha Dynabonye wishimiwe cyane bisa naho yarakumbuye ko mu bitaramo binini birikoga mu 2024 nawe ntabwo yaherukaga cyane ku ma stage manini batabiherukaga cyane umuntu nka Daniel tumandakarira abanyamakuru hafi ya bose ijanisha yaririmba neza ntago yibagiwe nk'abandi barapira bajya kuri stage bakibaga indirimbo kimwe nuko nawe ntabwo ari hejuru nk'umuntu wize umuziki ni ikosa ryande hejuru yanjye bukarimbye neza ariko nyine ntabwo ari umwe mu bantu babarirwa nk'umuntu wize oya arimo yarize ariko ukuntu agaragara cyangwa se ukuntu tumufata muri societe atandukanye n'abangaba bishakisha bisanzwe ubwo se ubwenge bw'umuziki afite nibwo ba Bulldog cyangwa se ba Riderman ikibazo cyaba ari icyanyu mwebwe mutamufata nk'umuntu wize umuziki wenyine ushobora no gukora ibintu n'abandi nose Derek abaye no garakazi muri active ariko ushobora no gukora ibintu byiza abantu ntibabikora ntahari yagiye kwiga arangije ahita abona ibintu murimo kumukorera ahitamo kubyihorera ushobora no gukora ibintu byiza abantu ntibabikora ushobora gukora ibintu byiza umuntu yaranaje atabona n'akazi ariko abantu ntibabikora igihugu yarakabonye nicyo kintu cyiza cyo kuba mu Rwanda aho baswa bafata nk'abantu ko ushobora no gukora ibintu byiza ariko rimwe na rimwe abantu ntibabikunze gutungira ngo umuntu wagiye ku ishuri ni umuswa utaragiye ntabwo tumwise umuswa ahubwo abavuye ku ishuri bose kandi ari twebwe tubabona umuswa dufata urugero hafi abantu bose bagiye ku ishuri kwiga umuziki hafi ya bose nta kintu cya danze kimugereranyije n'abataragiye I think mutima uri muri management ya Alikiba dufashe uriya mukobwa mutima uri muri management ya Alikiba w'irubavu ubuse tumubari ku rwego nk'urwa Waze uburyo ba boostinga bombi nubwo bombi bize umuziki kandi bose ni abahanga niyo mpamvu rero mvuga ngo buri wese agira fan base ye nuko King James uwo mwimerere yagumanye hari abantu nabo bamugumyeho ariko hari n'abakunda Juno Kizigenza hari n'abakunda Mashomampa noneho twege turimo kureba ukuntu wenda abakunze King James wenda hari ikintu bari bwige cyangwa se bari bubonemo dushobora kuvuga ngo ikindi gihe twabonye King James akora ikintu ariko turashaka gihe ikintu nshaka ndashaka umuntu wazasibanganye King James ubone dutegereje biranashoboka ariko King James ubu King James turamutaramya akakanya ariko hari gihe yarataravuka hari n'igihe yari yaravutse atarinjira mu muziki nuko twavuga ibikorwa twataramye n'abandi ariko nibyo ndi kuvuga nibyo ndi kubwira Adams hashobora kuza undi rwose nk'uko uyu munsi turi kuvuga ibi bigwi bya King James ariko hari gihe atarabifite mu myaka 5 ariko hari n'abandi babibonye mbere ega bashobora gufata kuzuza kuri reka mbereke n'undi muntu wujuje na mbere yabo ngabo batekereza ngo umuziki ngo sinzi ngo umuziki no urebe ko King James afite repertoire y'indirimbo nka 70 yego
hari uwitwa Mavenge Sudi yujuje Pele Stadium afite indirimbo eshatu yego kandi yari one man show. Bahamakoni Koshwa nabo bagiye bakora ibitaramo buzuza binini cyane. Ibyo njye wari ubizi ko 98 witwa kuzuza 98 witwa uwo ngo nari ngugende Mavenge Sudi indirimbo eshatu Gakoni k'abakobwa Simbi n'indi yitwa Urwisi ni wari kumunini indirimbo eshatu aranje yaruzuza stade. Ariko twebwe ngo kubera ko tuba twirebera ibintu bya ejo bundi 2020 na kangahe ntabwo ibyo tuba tureba ko ari ibitaramo byabaye. Ariko ibyo tureba ni bifitiwe nyine ibyo bimenyetso n'iki byose nyine niba mutabizi rero abantu nkatwe tugabizi nyine nabi mutubwe ntabwo tubihakana kuko n'iminsi bigenda n'iterambere riza nawe icyo gihe ushobora kuba yarujuje ariko hatarimo creativity nk'izo twatangiriyeho. Niyo mpamvu ibihe bigenda ariko ntabwo yakoze nk'ibi ngibi James ari gukora impamvu atabikoze se nuko bitari bihari. Exactly. Ni nayo mpamvu turi kuvuga ngo hari abahari uyu munsi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo James yakoze si uko bitari bihari ahubwo yatekereje cyane kurenza abandi wenda batabitekereje kandi bakoreye mu nyubako imwe nk'iyo ari gukoreramo. Hajya baheruka mu bitaramo by'Uburayi ryari James byo kuzenguruka Uburayi ntabwo ari vuba ahubwo hari ibyo afite bizakurikira ibi. none ibyo ngibyo byabereye i Burayi abagiyeyo kuki baza hano bagakora ibimeze nk'ibyabereye za Rusizi. Iburayi bakora ibimeze gute ndabizi sana aho reba amashusho ntuyabona se byaroroshye amashusho ntuyabona sakazwa n'inkuru zigakorwa mwagiye mujyana hehe amashusho abahari ni inkuru zirakorwa Adam ahatari mu Burayi ibitaramo by'Uburayi barahari nyine ariko ibyo bitaramo by'Uburayi mbabwira hano bibera nyine ni ko umuntu avana akajya ku kibuga cy'indege by'Uburayi byo amashusho by'Uburayi byo bakora y'iki nyine nyuma kandi ejo nibo kubwira ikintu cya mbere bakora bakabyina abantu bakishima bakishyura amafaranga bagataha. ahubwo ikintu nabonye ari mu mazu kabiganiraga kare ndamubwira naho ubwo soko tutashoboye gukora ibintu nabwo ntabwo twemera no kwiga. Reka nkubwire iyo bavuye hano icya mbere babanza gukora ni nkuko waba ufite ghetto ifite ibyumba 3 na salo bariya bajya banago bakwereka hoteli bararamo n'ahantu barara ni Avenue Clemenceau mu Bubiligi urumva ahantu ari utuyoga twamace twitwa tujipireri ku mumama witwa Naila noneho barangiza bakajya kwifotoza muri ahantu mu kabari kitwa rooftop ko telefoni zihari hari amazina nkubwiye ko nta kamashusho aba hari ko kimutayazana sasa hari n'andi hantu singe mubakira ko kimutayazana none barangiza bakajya gushopinga yitwa Grand Place tuburu two muri Guangzhou ariko ntacyo yagiye nari niba ushingira ku kuvuga ko impamvu nta mafoto bagaragaza ari uko bataba baraye muri hoteli hari ifoto zigaragaza baraye mu mageto noneho genda bazi nta foto nta cyabaye it's okay nago nyafite hano akakanya ariko ndayaguha ni kuko urumva nakabaye mvuga ngo ariko actually icyambere nakubwira nuko noneho n'ibyo bitaramo ayaho ntayo mufite aka kanya Adams video ari mu gitaramo kirimo abantu bangahe 200 babijana babo bashobora no kureba Adams aka kanya umuntu utari gukurikira YouTube channel ya Isibo turayabona YouTube channel ya Isibo ari kumva kuri FM kwemeza ko Adams ari kuvugira ku Isibo biroroshye ko afite fact none si uyu munsi ngiye guhakana ngo Adams aka kanya ntari mu Isibo byagora nimba kamera ko umuntu ataraye muri hotel ayafite proof igaragaza ko yaraye muri gato ya Venker njye nabikwereka ibyo ngiye iyo yizane ifite aka kanya ntacyo wishaka reka twiririmbira parapara ntabwo ushobora kubabwira ibintu nk'ibyo ngibyo reka twiririmbira parapara ahubwo tukure parapara mu bantu biracyaza ahubwo noneho birimo kuza neza bazaga nyobwe izindi ndirimbo aribyo ku isaha ya 5:05 ikindi kintu nabonye muri gitaramo Shafi niwe tugezeho turacyari kuri day 1 yego Shafi yagiye kuri stage saa 5:50 Shafi n'undi wo muri Amerika yego yavuze ko inshuti na King James umuhungu uwo nguwe none nakwereka ifoto nakwereka video ye bamukomagura muri US uwo Shafi si bisanzwe ko umuntu bamukubita bamukubise agiye kuririmba nabi bakubiswe nande n'abafana uwo Shafi kuririmba nabi yabaririmbiye nabi bariya bajyayo bariya bakabicaza bakabaririmbisha nka kuri wana kuri TikTok yazana amashusho yazana nafite hano akaka gahanyumvira nako narenze ko ndi umuvugo ibyo ntabwo tubizere Shafi ya performance neza muri gitaramo